sawa rero ntabwo ndakinze. Telefone yanjye mufate mana we telefone yanjye ndi kubara mukoranaho gukoranaho nyine nakazi nese namureshya gute kugira ngo abone ko dukundana kandi iyo bimubwira sitamukoze kuri abebe mbwiza ukuri basi nimba muri gukundana mbimenye. Oya bebe nawe ndi mukobwa nakundana nawe nese ubizi kuri umugore wanjye simukunda ase bebe nyine nawe ibintu wakora wamukoreraga bebe wayumvise ndabyumva biragoye kubyumva ariko nakazi sheri urabona nabaho gutenge nawe bebe utaburi konyine imitwe uri murakundana n'uriya mukobwa ntabwo nabikora ndagukunda shuri sibyo basi ntabwo bisongera cyane bandi gutekereza nyine ukuntu ku kazi kahamagaritse nta mikorere y'ubu mfite nibaza nyine ngo n'ejo bundi bizagenda gute gusa hari agatekerezo nagize kameze gute nyine urabona ni akazi ufite nanjye ntabwo byaba bisa twese twicaye natekereje ndamutse mpamagaye nyine mama wanjye nkamuguza amafaranga nyine nkajya mu isoko nkacuruza njye nta kazi ufite ese bebe wenda ese kugora mama wawe wihangane nawe umenye uko ejo bigenze ushobora kubyuka mu gitondo bigakunda witanze sibyo bebe kuri nyine nanjye ni ngombwa ngo nkore dufatanye nyine ni ngombwa ariko kuguza meri wawe waba wihuse cyane sibyo n'isi turabigenza ute ntabwo uzijya uzabonera akazi nanjye ndi hano sibyo bebe banjye nyumva nzi ko kubwira neza bebe bikamubwira sibyo ndaza kubyitaho n'igihe ikibazo ntuhangayike sibyo bebe wawe oya hano nabitekerejeho nyine reka mubwire sibyo nyine urabona ni akazi ufite nawe nubwo uzigiye uzakabonera nyine ni ngombwa ko nanjye nawe ndi gukora tugafatanya ni byiza gusa bebe waba wihuse kuko ejo n'ejo bundi wenda ubuzima bwahinduka nyine ntabona akazi nkakora kiza nuko ibyo turya cyangwa se ibyo dukeneye muri iyi minsi bihari gusa nyine ni byiza ko wenda uba utekereje gutyo ni bakeya batekereza gutyo ari abagore mu rugo gusa waba wihuse ndagukunda kandi nyine nzagorane nawe ndagukunda cyane kandi tuzagera kuri byinshi njye nawe shu love you too gufata moto ahubwo ikibazo se man ahantu nagiye rero kubona moto biragoye no guhagarara uranyihanganira pe urahindura nk'iminota nk'icumi wenda ndahagaze nanjye ndakomeza amagarare ndayo ko nyibona none se no gupfa kuyibona gutyo gusa ntabwo hazi sawa rero ntabwo ndakinze Oh my gosh. Hano bajura sister. Yagutugenda mu muhanda ufite phone mu ntoki ushaka agakapu. Merci. Uruhe? Jewe. Ugenuyemo hano yiswe. Oya no wipanike ikiza no kwigarutse kandi nawe nyine iva mu rugo washimeze n'uvuye. Shabanu baba yabana babi. Nemagaze hariya n'ukuri. Soka mu nzu rero wafunze neza. Amakuru se. Wayibitse. Oh my gosh, umva kamutenya ibika. Meze neza. Nta kibazo. Witwa ndese? Nge nitwarana, wowe witwa nde? Oh, c'est merci. Nukuri merci beaucoup. Nduba bisuwe, nifite ubwoba. Abantu nabagomye.
oya abantu hano muri Skytsen harimo ibisambo byinshi. Wowe se waruvuye hehe utuye he? Nigire ku muhanda dore mu rugo n'imwana y'iki. Merci nukuri bana umva ago marimero yanza kugurira akantu nukuri uramfashije nifite diru ibirenze ibazi yo nyibura nukuri hejuru yo ku kantu se ngombwa ntakibazo rikati nukuri urakoze ndagushimira gute merci nukuri ndibaza ukuntu byari kugenda noneho uno muhanda n'abantu benshi babamo nandiko indaharye soste n'abantu benshi baba barimo nukuri ntakibazo wowe yibike mu mufuka tanajya hano imbere ugasanga nabwo barayitwaye ubwo nta kibazo tuzaba abo oya tunatambikana nje no gufata isakoshi ahubwo nanayishiremo Halo, sasa makuru. Sawa. Umeze neza? Aribi. Sinzi niba ari wenyibuke ni wa mukobwa wagaruye telefone bari mu caposhi uranyibuka? Uwe mukobwa se? Wa mukobwa wagaruye telefone bari mu caposhi nabwo. Hahandi hepfo ku Miyenzi. Uri kunyibuka? Nakwibutse nari. Okay, cyane nziza pezo ubutibagirwa vuba. Nyine impamvu nyine yindi tumenye muhamagara. Kuba nakubona nyine kugira muramutekereza. Biki? Kuri pe nawe ukubeshya. Gusa unekerezaho mu bijyanye n'iki? Nyine nkomeze niba ukuriya munsi ni uri umuntu mwiza nyine murabitekereza nyine. Izi biriya ko nabikorera buri wese gufasha umuntu nta kintu kiba kirenze. Igosha ni abantu bake cyane pe intego cyane mubikora kandi ukuri ndacyanagushimira warakoze n'ukuri. Nabirenze gufasha umuntu se ko ari ibintu bisanzwe. Igosha ni abantu bake cyane babikora pe ndacyanagushimira warakoze. Oya nta kibazo urese hari utuntu narindimo rero sinzi ugukinaro. Ndabyumva icyo nyine nari muhamagariye nashaka ko waza mu mwanya tugahura njye naragukunze nyine nifuza ko twagira ukundi kumenyana guhagije. Arankunze? Cyane. Umva rero hari ibintu narindimo ubwo ntaribi tuzavuga. Naribi nimero yanjye niyo ngiyi sevingi nimba nta kibazo. Nta kibazo. Sawa. Sawa. Se biba uri koga? None se urakamenya nagira ngo tuganireho. Iki? Ejo bundi njya ku muhanda hari umubebe twahuriyemo ahantu hepfo ku Miyenzi. Mu guhura hari umuntu wari umushikuje telefone ayibye. Nyine kuno ukubitana n'igisambo twishikuza kirutse turakubitana. Dukubitanye bagakora umwambaro uwo mubebe abagezeho. Uhita mwambura telefone? Mwambura telefone uwo mujura. Bitamwitana n'uwo mubebe nawe yari kumwirukanka y'inyuma. Tambira ko ariwe bise umujura. Oya buretse. Uwo mubebe rero nyine arambwira turakoze basi ma numero yawe tuzaye tuvugana uri umwana mwiza uramfashije. None ngiye ko nambona mu kanya arampamagaye. Gusa amagambo ambwiye shamwisa atangaje pe. Nisa kubwira iki? Arampamagaye ngo waramfashije ngo warakoze ukuntu nyine ngura umwana mwiza ngo narabikunze ngo ngewe ngo naranakwikundiye ngo nshaka kuza ngo kukureba mu rugo nyine biratangaje ngo naragukunze ibiki. Yaragukunze. Yagukunze urukundo
simbizi wahise anansaba ngo nazaza kugusura gusa nanjye nta kibazo kugusura hano nta gahunda nziranye nawe bibi nibwo amamagaye nese ko waramufashije ukamugaruriza fone no kugukunda ibyo bintu bihurira nese ndabizi ko amamagaye nta numero ye nimero yawe se yayikuye narayimuhaye ambwira ngo tuko nagusunikiraho akantu n'ibiki bivuyemo kugukunda oya bibi nta kibazo ahubwo umukobwa afite amafaranga sheri afite amafaranga kandi urabona ubukene dufite yari agatekerezo mise nekereza bebe tegereje iki nta kuntu ubundi wabimarira agiye nkamwirira amafaranga mbiguharira ugenda ukundane nawe nta kazi ntabwo ngiye gukundana nawe uzamurya amafaranga uzamurya amafaranga gute se umva ko yagukunze mudakunda nyine yarankunze nge urumva nshobora kumwemerera ko dukundana nkajya mufera nkamufera munaryamana sibyo ase bebe ntiruvuze kuryamana kuko bamba bari ukanyafashiri wumva pe ntabwo kuba nabikora gutyo siko naba ngiye kuryamana nawe kaba ari akazi nta kazi mfite muri iyi minsi urabizi turakennye mbese muzamuhurira heza kujya twajyaza nabi tugahurira nambona nzambwira kuri sister wanjye shabidi wanyumvise koko shira uriya mukobwa afite amafaranga tunahura yarayamatiye ndayanga bebe wanyumvise Shana nubwo ari kure pe mwiriwe meze neza cyane heza pe mutibana heza cyane nzanye umushyitsi byiza gura namwe kandi nyine karibu muri isanga akibwirana nta kibazo njye nitwa Rana sositene nyine tumenyeye vuba nitwa Edi ndi mushiki we tubakiriza ikeze oya ntabwo ari ngombwa kubera ko ntabwo ndi butinde ntabwo najya kubagora rwose kandi n'ukuri mwari mukozi sasa nta kibazo sha nyine ni hano nibera ni heza pe heza sha ni ibisazi nyine biba bigoye mbese nyine mu ncamakeya biba bitagenda neza bitagenda neza ni ibihe soko sha urebye nyine ubu muri iyi minsi nta n'akazi mfite kubana na sister nyine gutyo gusa nta mafaranga ntaki nyine mbese n'Imana ibikora nkabona burije bigenze neza gusa nta kibazo nyine no gushima Imana iyo bukeye shabire ntabwo ari byiza pe biranatangaje gusa murya gute nta kazi sita ni ukwihangana nyine ukaryama shanga wene ni ibisazi biba bimeze gutyo nyine ndabyumva ntabwo biba byoroshye noneho muri iyi Kigali mba biragoye ndabyumva pe ndabyumva ahubwo se nimba wenda n'ababangamiye cyangwa se n'abasuzuguye yakugiswa nabyita nta kuntu wenda naza kuza kuguha wenda nk'amafaranga wenda ukaba watangira nk'aka business ku ruhande ukabona wenda ikikomeza kubatunga kubera ko biragoye ndabyumva waba ukoze kandi nyine amafaranga yo gukoresha business nkaguha nyine ku bucuruzi nyine mfite nkaguhaho wenda ugatangira business ukajya umura ikintu murya buri munsi basi reka nkubwire sibyo nyine nzaguvugisha ukuntu nyine mfashije mbese nyine nasaga nkaho ubuzima bugiye kunangiriraho oya pe nta kibazo njye nkunda no gufasha no kuri nta kibazo pe gufasha umuntu ukunda urumva n'ibindi bindi pe nanjye ndagukunda ego sure ko igihe tumaranye rega njye nabonye umwana mwiza mbona witonda
ego nakora nyine natagukunda unyitaho uramfasha sibira nditonda nanjye nisanzwe ngukunda ari kumbeshya mama ibiso merci si umpaye ibiso ibiso cyane kuri nge no kuguhobera byo byonyine mbona umva bimagije yego cyakoze ana kabwire nicyo gihe ngiye ngo mbone umuntu nyine ese nabura ukuntu usobanura nyine waranshimishije waraje mpita nyine mbona ko mbonye umuntu nari nkeneye mu buzima bwanjye kumbeshya ukuntu wishima ukuntu usekera iyo turi kumwe urumva ukuntu usa neza se ego ni ukuri ibyo ntabyo utanyibwira uri kumbeshya oya nese boshya ari ubwa mbere kukubwiye ubwo duhuye mbona wahindutse buri munsi umuntu ahora asa neza buri munsi ariko hano ikintu kirenze nyine duhura wahindutse ubwiza bwiyongereye ego ni ukuri nawe ariko uri uza mwiza amaso yawe oh my god stop it ikirawe pe nzagumana ukuntu umufashe numva utagenda uri kumbeshya hari igihe uva nka hano ukagenda nkabikumva oya nyine mu gihe meze kugenda wajya mu video call niyo nahita ngarukana nawe nta kibazo oh my god cyari umuntu mwiza ni ukuri ntabwo nari nzi ko ariwe wambwira amagambo meza kamicare mwegereye ndumva uri kure yanjye ndagukunda okay ni akazi nese ibintu turimo ni ntabwo akazi bizi ukoraho wigira nta ndwara kuba ko ndi hariya nkumva iki ahubwo ni imitwe wanyimye nge sinabimenya oya bebe ntabwo urabizi niwe myiza iki n'iki oya ni akazi ni akazi uza gukora ibintu mu maso yanjye kuki utamujyanye hirya umukoraho reka sinakubwira muhoberana ntabwo njye wumvaga ameze ute ndi kubara mukoranaho gukoranaho nyine ni akazi nese namureshya gute kugira ngo abone ko dukundana kandi iyo ubimubwira sitamukozeho kuri iyi abebe mbwiza ukuri basi nimba muri gukunda ntambimenye oya bebe nawe undi mukobwa nakundana nawe pe nese ubizi ko uri umugore wanjye simukunda ase bebe nyine nawe ibintu wakora wamukoreraga bebe wanyumvise ndabyumva biragoye kubyumva ariko ni akazi sheri urabona nabaho gute njye nawe bebe utaba uri kunyina imitwe urimo urakundana n'uriya mukobwa ntabwo nabikora ndagukunda shuri sibyo basore ntabwo bizongera sibyo bebe ntuzongere sibyo nawe nawe kurakariye I love you too cyazi niyo foto mfite nasetse uziko kwifotoza nseka bijya bingora cyane yego reba kandi kunarika
sheri kuki Yiswa mushiki wambwiye muvukana na Sebuje kugira ute kuva ryari se muri kumwe gutya mu buriri nuko murara ugoze kuva na baby sorry gato baby iko se muka waje what do you mean usuvuga ngo baby my husband kono ndumva bindenga so teno uri kumora ibi kuva ryari se ngwiki umva sister tuzaga tombaza mukira sibyo kuba hari gahunda mugirana ntago bivuze kuza winjira mu cyumba cyanjye cyawe si nkawe nkande hano ubundi nk'umugore ano ni wanjye umugore wanjye bimbere byiza ibyo muvugana so Steven ibikwiye hano ntabwo uri kubibona mva mbwire uri gusakuriza umugabo wanjye nanjye so Steven turi kumwe ndi kuvugisha rero babarira usohotse so Steven nibi wankoko umva mubwirana Sifite amafaranga yose nagutayeho wowe wacitse nkakubwira ariko umbwira iki umubiri umbwira umva yerega amatwi nyumva ese kuri agakobwa k'akagoryi ureze ukambara ko ukabona ndi mushiki we bebe wisa koko genda uze kumpamagara mwanyinaga ino mikino yose genda uze kumpamagara kuko itangira mwambanaga nk'ikigoryi wanyumvise mwambonaga nanga amafaranga mbashingira ama business kumbe urya koko wari kubangamira wanjye baby mbabarira asohoka mu hanze sibyo sohoka uze kumpamagara kuri telefone ushaka kutazi umuntu wakinishije sibyo ni maguruka ntabwo uzi umuntu wariye amafaranga uri uwariwe njye ukangira ikigoryi niki kigaragaza ko mukundana cyane imitara yakwambitse rese mukobwa iki ni ikimenyetso nyamukuru urakumva ahubwo nta kintu bagakwiye kuvuga wikomeza gusa kuzasohoka uze kumpamagara kuri telefone tuvugane kandi ikindi kandi ugeze hano wambwiye urikumva kumana yisinije kuki nawe nimbwa nka urimbwa inshoma mva winukira umugabo yekere umugabo ni umugabo kise karimbwa umugabo wanjye ni umugabo iyi nimbwa nta mugabo ufite rero uzi ko ufite umugabo nimbwa nimbwa wuhu sibyo wansanze iwanjye mbabarira mbabarira nasohotse nimbyuka turashwa nasohotse mbakubagira utayeho byose nasohotse ko n'ubu uri nabakuramo rega iyi ni imitungo yanjye muryamyemo aya ni amafaranga yanjye nabashayemo muryamyemo